ibaza ariko umuntu mu bantu imbaga y'abantu bangana kuri aremera runama hanagura inkweto hanagura ipataro mbese nawe byumve basi nanjye byansigaye mu mutwe nzenda nsaza ntarabyibagira turiya mukobwa ni umunyakibungo birashoboka cyane ko ashobora kuba yararoze uriya musore uyu mukobwa ntiyakuroze ntabwo yakugiriyeyo buriya hari umuntu wabonye umwerekanwe aravuga ngo warasaze ngo uyu muhungu ashobora kuba ari umusazi ushobora se yoguri ahubwo ndetse ndumva ari batatu ni batatu bambwira ati uriya muntu mukurikirane murebe niba ari muzima ariko wari wera aravata ariko uriya muntu ni uriya si umusazi uzacekinge neza urebe niba atari umusazi jewe mu basore bose nakundanaga nabo numvaga nshaka kumenya jewe wanjyanyeyo amarangamutima y'umuryango we amarangamutima y'umuryango we niyo nashaka kubanza guheramo nkumva nimara kuyabona bizantera imbaraga zo kuba namuzana iwacu nanjye kuba mwereka cyangwa simba mu yari magambo hari rero kondisiyo yuko ari ugomba kubanza kukujyana iwabo byari ihame twagereye yaje kundeba nyine ahantu nari nicaye kugira ngo nyine tujye imbere y'iteraniro twerekanwe birangije angezeho ahita apfukama numvishije mbaye nk'umuntu upfuye ndavuga nuko ko ibi bintu akoze mu bantu ni ibiki mbese kuba yaraciye bugufi kuba yaranyeretse ko aciye bugufi ku bwanjye uri watekereza ku ikanzu ko ariyo kanzu ko ari cyo kintu cya mbere abageni batekereza iyo mbitekereje ku ikanzu hanyuma barumva mpageze barambwira bati ibyo bintu uba wambaye ni ibiki navuga nyine ni amasogisi asanzwe none barambwira bati ntabwo twabyemera ko ari amasogisi asanzwe iteraniro nirirangira uze kuza nyine ukuremo turebe yuko koko ari ibyo kubera iki nyine bibazaga ni gute umuntu ahimbaza Imana nta maguru bo bagatekerezaho yuko ahari urumva ari nk'akaraso kamfasha kuzamuka no kumanuka rero nza kubikuramo barabibona ko ari basore bo batekereje ko ari akaraso ubwo hano bari barasore kamfasha wigeze uvugira igihe cyo gufata umwanya wo kudusengera urugo rwawe unabwira Imana urugo wifuza cyangwa ntiwigeze utekereza ku rugo wumvaga bitanabishaka wumvaga ushaka kuzibera umukozi w'Imana gusa igihe cy'Imana nyine cyazagera ukabona Imana kubakira uraze nambarira akabazo akabazo koroshye ugasubiza kuko nimba hariho n'umusore nagoye mu rukundo n'uyu nguyu ku basore bose bakunze niba hari uwo nagoye n'uyu pe uzamwishyure hari abandi bavuze ko ashobora kuba akurikiye agafaranga bishoboke cyane yuko byaba yaratekereje akavuga ati abantu baba bafite ubumuga bagira ama organisation abafasha abatera inkunga akaba ari cyo kintu gishobora gutuma aza kugushaka ibyo byo barabigenzuye Zaburi nshya. Yes, bakunze bazamuri cyatwongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo turefuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe ni plaisir naganzwa uri kubasuhuza hanyuma kuri kamera turi kumwe na Ayiiii Aime ni wa musore wo mu sound maker akora sound nziza cyane mu bukwe ngira ngo bwa bukwe bwiza duherutse kujyamo mwumvishije uburyo ibintu byari bimeze neza cyane ariko ntabwo ari kuri sound gusa akora abari no kuri kamera niyo mpamvu video mo murareba isa neza turi mu mugoroba cyangwa se mu gicuku cya nijoro ariko ibintu bimeze neza cyane rwose tugeze rero tugeze ikibungo tugeze ikibungo sinzi niba abantu mubazi
ariko umwe ndabona yishimye undi nkambona arakaye. Asifiwe uraho? muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimba. Rambura ibiganza upepera abantu. Mbaro pepera abantu. Abapepeye mu izina rya Yesu. Yego sha. Imana iguhe umugisha mwinshi. Hanyuma turi kumwe n'umusore mwiza cyane ndagira ngo nawe abasuhuze ndibuze kumwemerera abibwire namara kubibwira mu muco nyarwanda nabonye numvisha bajya batubwira ko umugabo aba ari umutware cyangwa se aba ari umukuru w'urugo. Hanyuma ndaza kubaha uyu mwanya mutwibwire nimara kutwibwira munado present umuntu muri kumwe nta kintu bitwaye. Okay. Murakoze cyane. Turabashimiye. Mbere na mbere ku bantu wenda badukurikiye. Amazina yanjye nitwa Savigira Imbabazi. Ndi umusore birumvikana. Yego. Kandi birumvikana. Mu rugo ni Nyagatare, niho nuruka Nyagatare Rukomo. Rero mwari munsabye ngo mbabwire niyo turi kumwe. Yego. Okay. So ariko ndatekereza nimwe mwamuvuze. Oya mutubwire neza naho bivuga neza. Nimwe mwamuvuze. Yitwa N.EGIDIE ASIFIWE. Ngira ngo benshi muramuzi cyane ku social media, ari kwitanga kuri umurimo cyane. Ibintu bishimishije. Ndatekereza nta bintu byinshi murabyiziye. Nta bintu byinshi birenze. Ndatekereza ari ibyo. Urumva bivuze neza? Tumva mbivuze. Bo wenda ikindi wenda nuko ari umuntu unkora ku mutima. Gasubiraho ngombe. Ankora ku mutima. Ewe tata we. Cyane. Wow, turi kumwe na Asifiwe, turi kumwe na Xavier. Numugisha ukomeye cyane kuba tugeze hano uko iyo twafashe umwanya wo kuzana nkanga nta tike rwose abantu baba baduhaye nta nubwo rwose kugira ngo hari kuzana amaguru ahubwo nuko tuba tuzi neza yuko ikituzanye ari ikintu gikomeye cyane haba kuri ngewe ndetse n'abadukurikiye. Ni muri urwo rwego rero nta kintu kimwe nshobora gukora ntabanje kubwira Imana ngo hantu nahageze ngwino bane natwe ukore icyo wagambiriye gukora kandi imitima y'abantu badukurikiye yongere kumva Imana no kubona Imana. Rero munyemerere dusenga Imana hanyuma tuze kuganira mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye Imana data twese uri mu ijuru. Ngushimiye cyane kuko icyubahiro ari icyawe ibihe byose nta numwe muzagisangira. Ukunda icyubahiro ku buryo umuntu washaka ko munasangira icyubahiro ushobora kumuhitana. Icyubahiro ni icyawe none ni iteka ryose. Ngushimiye cyane ku bwa Xavier, ngushimiye cyane ku bwa Asifiwe, ngushimiye cyane ku bwa Plaisir ndetse na Aime, ngushimiye cyane ku wadukurikiye bose. Icyubahiro kibi cyawe none ni iteka ryose. Nyemerera umwuka wera w'Imana zabane natwe kugira ngo ikiganiro tuye kuganira kibashe kugira umumaro muri byose. Hanyuma ugushaka kwa n'umugambi mwiza udufite usoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes, turi ku munsi wa kangahe Xavier? Uyu munsi turi ku munsi wa kabiri. Ku munsi wa kabiri. Yego. Yes, ku munsi wa kabiri ngira ngo aciye iminsi ngahe Asifi aciye iminsi ngahe Imana ikoze igitangaza. Ubwo hari ibiri byari byose igeze kuzura kabisa. Imana ishimwe cyane nicyo kintu cyaduhagurukije kandi nagurukanye n'abantu benshi cyane bari mu mpande enye z'isi. Harimo abari muri Afrika, bari muri Europe, abari muri Aziya, muri Amerika, Oceania, Australia, abari mu bihugu byinshi cyane bitandukanye. Twazanye hano mu rugo rwo kwa Asifiwe. Ubu twazanye rwose tugiye kuganira rero hanyuma twumve imirimo y'Imana. Asifiwe rero nimubone abyina sirimba ubundi burya aba yatwifatiye ubundi ntagazi ibintu byo kuganira ushobora no guhura nawe ukajya ngo ntazi kuvuga ariko uyu munsi umva bari unganiriza ndaganira ugerageze unganirize. Yes, hanyuma hano dutuye ni hehe rero? Hano mutuye Asifiwe ni hehe? Aha dutuye ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Kibungo mu kagari ka Gatonde
umudugudu wa Karungu. umudugudu wa Karungu ni mu rugo kavukire cyangwa ni ahantu Imana yabaye ikohereje mu gukora umurimo? Ni mu rugo kavukire niho iwacu. Yego. Yes. Ahangaha ngusanze urihangana nagusuye ariko abadukurikiye bakeneye kumenya amakuru yuzuye. Ni mu rugo neza ahangaha uri cyangwa naho ucumbitse wenda kugira ngo bikorohere gukora umurimo cyane ko wenda bakubona babona ko ufite ubumuga hari ababyeyi bashobora kuba batuye ahantu wenda hagoye kuhagera kandi bitewe n'umurimo ukora bikaba byakugora kujya uhagera buri munsi? Ahandi ho mu Nsanze naho ncumbitse mu buryo bwo kugira ngo kwideplasa bye binyorohera mu gihe bibaye ngombwa ko njya ku murimo w'Imana. Yes, ngira ngo birumvikanye naye nabitekereje ariko byose ni byiza cyane. Uturutse hano ujya mu rugo ni nk'igihe kingana gute? Harimo nk'iminota nk'icumi. Yego. Ku muntu ushoboye kugenda 10 rimwe. Yego. Ati harimo nk'iminota 10 ku muntu ushoboye kugenda. Ubu ngubu hanga turi ku muhanda rwose, ku muhanda w'igitaka. Birumvikana yuko ari uburyo bumworereza kuba yakwideplasa bitewe n'ubumuga afite. Savye. Nawe tuyinaze. Oya, ntago no naha. Muye Nyagatare nkuko nari nabivuze. Ko ariko ubusanzwe mba ndi Rwamagana niho nkunze kuba mu buzima bwa buri munsi. Ariko mu rugo ni Nyagatare. Yes. Ati mu rugo ni Nyagatare bivuze ngo utuye Kibungo muri Ngoma nutuye mu Mutara cyangwa se wa mu Mutara Nyagatare Imana igize gutya irabahuje. Yarabikoze iraduhuza kandi ni nishimwe rikomeye. Ni imirimo y'Imana kubona umuntu uriyo hirya n'undi uri iyo ngiyo Imana ikabahuza. Ni igitangaza. Ni igitangaza. Ubusanzwe usengera he? Ubusanzwe gusenga aho nsengera mu kuri no mu mwuka. Ariko kiriko nimbaje aho nteranira. Sha uransubije kabisa. Kiriko nimbaje aho nteranira, yenda aho nteranira mu idini ya ADPR. Yes. Usitana mu idini ya ADPR, ASIFIWE birumvikana no mu ADPR. Yego. Cyangwa warahindisha? Oya, ntago nahinduye. Yes. N'abakristo muri itorero rya ADPR niyo mpamvu tugiye kuganira tuyoboye n'umwuka wera w'Imana cyane ko nyine igihe kigeze kugira ngo basengere mu kuri ndetse no mu mwuka. Savye urihangana mubaze ikibazo kigira kiti nubwo kiya kigukunda kugora abasore beza nkawe. Icyo ngiye kubaza kibuze kugora ndabizi neza ariko uri buze kugisubiza. Kuva uvutse kugeza umunsi wa none maze gutereta abakobwa banga? Kesa ni ikibazo wenda gisa nkaho kiri komplike ariko umuntu aba yarakuze akiga akajya muri za primaire na za secondaire agakunda abantu batandukanye. So sometimes wenda agiye bari muri scolaire nta bintu biba biri serious biba bihari. Ariko wenda aho umuntu atangiye kumenyera ubwenge birumvikana iyo umuntu amaje kuba urubyiruko kugira ngo bigaragare kandi na muzima muri we nuko umutima ukora na feelings ze zigakora cyane rwose. Ubwo rero ntibyabura wenda ntago nzi ngo ni bangahe ariko ko biri barahari. Barahari. But finally nyine kandi mu byumvikana ni benshi. Oya ntago ari benshi cyane kuko ntago nagize ibintu byo kujya mu bakobwa cyane kuko ntago nabikundaga narakundaga kamemu ariko ntago ukabigumana mu mutima. Risamutemo ntago nerekanaga amaranga mutima yanjye cyane. Ariko iyo abantu barenze umwe urya bari benshi abari babiri ntago navuga ngo nagiye nkunda abantu benshi. Iyo navuga ko ngiye gukunda nafataga umuntu umwe nkamukunda then ubwo nakumva wenda murabizi ko samutaye mu rukundo ibintu birahinduka. Ariko numvaga byanze naramureftingaga then nkafata undi. Kubangikanya abantu babiri ntago nigeze mbikora. Ntago nigeze mbikora nari ndi umukristo nemeraga Imana. Numvaga ko atari ibintu bimpesheje amahoro. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe yuko uri muzima. Nari mfite ubwoba ko mushiki wanjye ashobora ko yes ASIFIWE
nkurikije ukuntu ukorera Imana mbona ibintu byo gukunda utarigeze ubijyamo. rero ibintu bijyanye no gukunda ntabwo nabihaga umwanya cyane, kubera yuko rimwe na rimwe uvuga uti ibi bintu bitewe n'uko meze n'abyumva ndi kubigenderamo yabona atari byiza, ntabwo nigeze mbikunda ngo mbihe umwanya. Ntabwo nigeze mbikunda ngo mbihe umwanya, ariko umutima ukunda wo wari ufite, kandi no gukundwa nabyo wari ubifite, ariko nagira ngo duse nk'abinjiramo gatoya. Byibura waba warigeze winjira mu rukundo mbere yo guhura na Xavier? Ku ruhande rwanjye nyine kubera izo mpungenge nari narishyizemo cyane yuko byibura ngomba kubyinjiramo neza, numva nyine byanjemo cyane, ariko ari n'ibintu bimwe na bimwe nyine numva ntekereza ngewe ku muntu nkavuga nti ibi bintu uyu muntu wenda naba byujuje uwo mutima nyine nzawuha agaciro mushyira imbere, ariko ntabwo nabikunze. Gusa muri rusange nanjye nyine abantu barankundaga kandi benshi nanjye nkabakunda, ariko byagera ku bintu byo gukundana cyane bijya kubaka urugo abishyiraho atansi. Shaka numva nawe ushobora kuba wari ubugoye cyane ra, mfite amatsiko yo kumva ukuntu Xavier yakwemeje n'ukuntu wari umeze. Hanyuma Xavier dusa nk'abinjira mu buzima bw'imibereho yawe wenda kuvuvutse kugeza unganiye gutya, ubuzima bwawe bwaranzwe n'ubuzima bumeze gute? Abana baturuka muri kara gace cyane cyane muri Nyagatare kenshi la plupart bakunda kuvugwa yuko ari abana baba ari abatesi, baba batazi ibibazo by'ubuzima, abana baba barakuze binywera amata nta kibazo bagira. Ejo nagiye nigeze kujyayo ndarayo n'umusore wanyeme, bana twatsi ibiryo baduheza ibiryo bike nabanze ko mudaye ibiryo bike, ati hano ntabwo tuya turya ibiryo byinshi, ati ariko niba ushaka uze twiyongere. Nsanga n'abantu b'abatesi baranganye batazi kwirwana, buryo umuntu urya ibiryo byinshi n'umuntu uvuze yuko ibiryo bishobora no gushira ukirwana. Ariko muri Nyagatare n'abantu nyine bakuriye mu buzima bwo guteta cyane. Wewe ukuriye mu buzima bumeze gute? Muraza kunyihanganira gatoya, navuze ko muri Nyagatare, ariko mu buzima nakuriye muri mu majyaruguru, niho nakuriye. Nyuma nyine niho n'ababyeyi twaje gushifitinga tujya mu Nyagatare. So simpuri mu buzima nakuriyemo, so ntabwo bwari ubuzima bunejeje. Gusa nifite ababyeyi banyitaho, ariko nyine hari igihe ufite ababyeyi bakwitaho, ariko amikoro ari makeya. Nibwo twakuzemo rero niko nakuze, abo twavukanaga njya kwiga, ngira umugisha ndiga secondary, niga kaminuza ndayisoza, then ndumva muri make ubuzima ntago bwari bwiza cyane, ibyo wavuga ngo nabayeho ubuzima bwiza. Nubwo utabayeho mu buzima bwiza, ariko hari amahirwe agize abantu benshi bategeza babona kwiga ukaminuza. Ngira ngo nabyo ni ibintu umuntu aba akwiriye gushima Imana cyane, ku muntu ukure mu buzima butanejeje ukajya amahirwe ukaneza kaminuza, ukabura umuntu uri bien éduqué kandi ushobora kuba nyine wa represent igihugu igihe icyo ari cyo cyose. Cyane byo ni ukuri, ni umugisha ukomeye kubona umuntu nkanjye. Ari igihe wenda ukorera mu buzima ukareba ukavuga ati si ubundi kuko nakuze ntazi icyerekezo cy'ubuzima, niyo nigaga umwaka umwe sinabaga nzi ko nzajya mu wundi. So nkabona Imana intwara ariko nanjye ikanyigisha nkabasha gushyira makete, no muri sinabura kwishimira kubona wenda nsoje kwiga. Nishimwe rikomeye cyane ko ibyo ngenda byumva cyane, kuko nanjye niziye kuri struggle, ariko Imana imakurangiza. Nubwo narangije simbona akazi, ariko ndashima Imana ko uko biri ufite ubuzima. Uko biri ntabwo munambwa ngo bonjour ngo numva rantse. Yes, ASIFIWE, turebesheje amaso y'umubiri dushobora kutadutekereza ko wakuriye mu buzima bugoye cyangwa se bukomeye cyane bitewe n'ubumuga ufite. Ariko nubwo wajya utanga ubuhamya abantu bakabyumvaho agace gatoya, ndumva nifuza ko nubwo utari buza kuduhamya in deep y'ubuzima wakuriyemo kugeza uyu munsi wa none, ariko byibura uduheho gatoya. ASIFIWE ni umukobwa
wavutse ate ese yavutse nk'abandi bana se ataravutse nk'abandi bana byagenze gute hanyuma utubwire ubuzima wakuremo mu ncamake kugira ngo tuze kugana ahantu ba bantu bakuze mu buzima butandukanye baje guhura. murakoze. ASIFIWE navutse nk'uko n'abandi bana bose bavutse ariko nshikije imyaka 8 nibwo naje gutambuka amarozi mu nzira ndarwara bagerageza kumvuza biranga birangira amaguru aboze banzura ko bagomba kuyaca. Rero nakuriye mu buzima bw'umubabaro kubera ko nari mvuze ingingo nari mfite bigenda gutyo ariko gahoro gahoro Imana igenda ibana nanjye kugeza ubu ndayishimira kurikije uko nari imeze mbere nuko bumeze ndayishimira. Uti baje kundoga hanyuma biza kuba ngombwa yuko akaguru bagaca. Wigeze ugira amahirwe yo kumenya umuntu wabikoze? Dewe ntago nabashije kumumenya ariko hariho abamuzi gusa nyine nyuma byo gukizwa nabonye byatari ngombwa kubyitaho cyo narindi kushaka cyane no ubuzima bwo gukomeza kuko buriya hari ikibazo uhura nacyo ariko wabona nta kintu wagikoraho ukacyakira ukumva nyine utuje ugasaba Imana kigwa kucyakira. Hanyuma se wabikoze cyangwa se wakuroze yarafitiye intego yaragambiriye iki niki cyatumye abikora? Muri make ntago wenda hari abantu benshi bagiye batabisobanukirwa neza ariko ntago ari gihe bari babiteze ahubwo natanze abo babiteze ndabitambuka. Ntago ari uburozi bw'ubutegano. Mu Kinyarwanda cyumvikana neza mu burozi bw'ubutegano kuko aho bagerageje kumvuza nyine barabirebaga bakavuga bati byanga byakunda yaba ari ubwawe dukurikije igihe gishize buba bwarakwishe ariko nuko wabugiyemo atari ubwawe. Tuza gukurikirana nyine n'amakuru make ashoboka nabwo nyine turabimenya nubwo umuntu nge ntabashije kumumenya ariko abamuzi baramuzi sina ngombwa ko mumenya ntabwo rigeze mbiharanira icyangombwa nuko nyine ndiho ndashima. Imana ishimwe yuko ukomeje kukurinda. Wenda tukiri kuri ku cyateye ubumuga bwawe birumvikana yuko byakozwe n'umugome hanyuma ukagira ibyago ukabitambuka bikaba ngombwa yuko akaguru bagaca ariko se wafashwe ute? Sinzi ko waba ubyibuka ariko wafashwe ute? Ntabwo nabyibagiwe. Ntabwo akwibagirwa akenshi abantu hari igihe bakunda kwibagirwa ibintu byiza abantu benshi ariko muri rusange ibi ntabwo umuntu akunda kubyibagirwa. Ndabyibuka byari mu gihe cya mu gitondo bari bantumye nibwo amarozi natambutse saa 11 za mu gitondo ntabwo nabyibagirwa. Nafashwe rero amaguru abanza kuma nyuma yaho nyine aza kubyimba uko bari kugenda bambuza biza kurangira nyine naboze gutyo. Mu Kinyarwanda bagerageje kumvuza babona biranze banjyana no kwa muganga ariko nyine biza kurangira babonye ko nta kindi bakora kubera ko amaguru yose yari yaraboze banzura ko bagomba kuyaca yose barayaca. Nuko byagenze n'amarozi natambutse ari mu gitondo bantumye bisanzwe by'uko nyine wabyutse umwana ukamutuma ahantu runaka. Normally umwana ufite imyaka 8 abatangiye mu wa mbere cyangwa ageze mu wa kabiri. Icyo gihe warigaga uri utaratangira kwiga? Narigaga nari mfite imyaka 8 nigaga mu mwaka wa mbere uko ndanabyibuka byari muri 99 mu kwezi kwa 9 nibwo natambutse ayo marozi. Waje gukomeza amashuri cyangwa bitewe n'ubwo burwayi amaguru barayaciye uri umwana mutoya ntabwo wenda condition y'ubuzima mwari murimo ntekereza yuko ntabwo ndibuza kuvuga ko mwari abakire ahantu mutuye ntekereza yuko kera bavuga ko ari mu cyaro sinzi nawe ufite ubushobozi buhambaye mwari mufite ubushobozi buhambaye ariko byarakoreye gukomeza amashuri cyangwa waje guhagarikira mu
ku bintu bijyanye no kwiga babanje nyine kumvuza nyuma yo gukira njya mu rugo mbanza kugera mu rugo mbanza kureba ukuntu ko nakwiga ukuntu nzajya ngenda gahoro gahoro ndabimenya nza kongera gutekereza ukuntu najya ku ishuri ndabitekereza kuva mu rugo rero ngera ku ishuri harimo urugendo rurerure ariko nagenderaga hasi nkambakamba gahoro gahoro naje rero kwiga pirimeri ndayirangiza nza no kwiga segonderi ndayirangiza ntabwo nagarutse uti naje kurangiza segonderi neza ngarukira aho ngaho. Imana ishimwe yuko wize segonderi ukayirangiza. Abana benshi iyo bahuye n'ubumuga bumeze gutyo amasomo ahagarikira aho ngaho cyane cyane binatewe n'ababyeyi babo. Sindi butinye kuvuga ko ari ikibazo cy'ubujiji kudasobanukirwa yuko umuntu ufite ubumuga ashobora kwiga kandi Imana ikazamugeza kure. Benshi bagiye bahagarikira aho ngaho ariko Imana ishimwe ko warangije segonderi bikagenda neza cyane. Xavier wakijijwe ryari? Ikizwa rero impamvu nyikubajije ndaza kwigarukaho nyuma ntugire ngo mvuye kukubaza gusa. Bo igihe nakijijwe cyo wenda ndagisubiza mu buryo bubiri. 2011 ndatekereza nibwo nagiye mu idini ya ADPR nibwo nacenginze from Catholic then njya muri ADPR. Ubwo nabayeho mu idini kandi mu birumvikana Imana iraguhamagara ikakubyara then wewe uba ukigendera muri za ngeso za kamere. Icyo gihe ibigukijije nyine yibukuye mu izo ngeso ikakubyaza ijambo ry'Imana n'umwuka wayo. Rero 2012 nibwo ngiye nakiye neza ko koko nakijijwe nakiye Kristo nk'umwami n'umukiza nibwo nari maze kwisobanukirwa. Ubwo rero ndikeza ari icyo gihe from that time ubwo numvishe ko ndi umwana w'Imana. Mva warakijijwe pe nabyumvishije. Asifiwe wowe ushobora kuba waravukiye mu barokore? ntabwo navukiye mu kirokore kuko iwacu bari Abaroma ariko 2005 nibwo mu gihe nari ndyamye naje guhamagarwa n'Imana. Ubwo rero natangiye kwinjira mu itorero rya ADPR 2005 Imana yasiguye impano z'Imana cyangwa byafashe igihe kinini? 2005 nibwo ninjiyemo. 2006 nibwo natangiye kwakira impano ariko 2008 nibwo nari batejwemo. Wari usanzwe ufite ya mpano yo kuririmbira Imana cyangwa yaje kuza nyuma maze gukizwa? Mbere hose nkiri n'umuroma nakundaga kubyina mu rusengero kwa kundi k'abana babyinaga kuri altari imbere ya padiri yaje nabaga ndimo. Rero ibintu namye n'ubundi nkunda byari bindimo ibintu byo kuririmba ibintu byo guhimbaza umuntu atega amaboko ni ibintu nakundaga cyane na mbere ntari nacika amaguru. Uti ni ibintu nakundaga cyane na mbere yuko ncikaho amaguru. Imana irabikomeza gutyo kandi bigira imbaraga kugeza uyu munsi wa none. Hanyuma Xavier reka tuze tunyaruka noneho twihute umare gukizwa. Hari imirimo cyangwa hari umuhamagaro Imana guhaye mu nzu y'Imana uyikorera impano cyangwa se umuhamagaro runaka ku buryo uyu munsi wa none umushoba ngo runaka ni umukozi w'Imana ukora ibi n'ibi. Buriya rero iyo Imana imaje gukiza umuntu byanga bikunda hari imbuto z'umwuka umuntu agomba kwera. Ko iyo tumaje kwakira umwuka wera hari imbuto z'umwuka tugomba kwera. Ko na Yesu yarabivuze aravuga ngo abanjye ko yagenda kose muzayamwamenyera ku mbuto zabo. Ubwo rero kandi hari n'imirimo tugomba gukora tugeze muri Kristo Yesu. Niba ubizi neza Pawulo yarabyanditse mu Baroma 2:8 avuga yuko
turi abo yaremye bateze ni 2:10 turi abo yaremye turimo imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigendere so urumva ko rero niba tumaje guhamaga tugeze muri Kristo Yesu byanga bikunda hari imirimo tugomba gukora ntabwo tugomba kudamarara kandi turi abana tugomba kureba igikorwa so rero tumaje kugera mu rugo imirimo twarayikoze wenda singiye kudetailinga ariko ni myinshi urabizi ku muntu mukuru mu gakiza ukuntu bisobanuye birumvikana cyane ku buryo nta kubaza ngo ni uwe murimo ahubwo birumvikana ko umaze guhamagarwa n'Imana hari imirimo yaguhamagariye kandi urayikora kandi uyikora neza. Hanyuma Asifi watangiye kuririmba nk'umuhamagaro w'Imana ryari watangiye kubikora gute? Ese nize challenge wahuye nazo nk'umuntu ufite ubumuga bumeze gutya no kuririmba ni ibintu bisaba imbaraga zikomeye cyane zo kumufuka, imbaraga z'umubiri ndetse no gufata umwanya uhagije wo gutekereza. Umuhamagaro utangiye ute? Niki cyakugoyemo? Niki cyakoreyemo? Ni nakaye kamaro byakumari mu muhamagaro? Ndikusanyirije hamwe kugira ngo abantu bumve umuhamagaro wa byuko. Ibijyanye rero n'umuhamagaro n'undi nkuko nabivuze 2006 nibwo natangiye kujya mu bintu byo guhimba indirimbo ko byarizanye muri ibyo biraza 2007 urebye nibwo natangiye kugendagenda kandi ubwo nabwo natangiye kugendagenda kubera ko umuntu aba ari muri korari y'abana noneho nkagenda ariko ngiye ahantu hajyana nyine n'umuntu mukuru wari utuyoboye mu bana dutemberana nyine ariko twagera nk'ahantu bakampa nk'umwanya ngo ndirimbe nkaririmba gutyo nubwo nari ntarabatizwa ariko kubera ko adakundaga ibintu byo kuririmba kandi nezerewe abantu nyine barankundaga. Rero imbogamizi cyane nagiye mpura nazo kugira ngo abantu bakwakira ukigera ahantu ari ubwa mbere babonaga ko byabaga bibaye ikibazo. Hari ahantu nageraga n'abantu ukabona ameze nk'umuntu uteye ubwoba, abantu ntibansuhuze kandi nkeneye kugira ngo nyine banyegere bansuhuze banganirize ariko ukabona nyine bangiriye ubwoba bwo kunyegera ngo bansuhuze. Hari n'aho najyaga nkahava nsuhuzwa n'abayobozi gusa abona abandi batinye bagize ubwoba nyine nkumva imbere ikibazo kandi numva ngende gushaka ko abantu banyegera bakansuhuza. Rero ikintu cyambereyemo cyiza uko iminsi igenda yiyongera abantu bagenda barushaho kumenya byatumye nyine abantu bagenda banganiriza bamvugisha bansura bigenda rero bimbera byiza. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ndi buze kubura kukubwira ariko nanjye buriya nk'unyikubona bwa mbere kubesha naragutinye namara ko uyu muntu Imana nka data ariko kwegera Imana no gukizwa ni byiza byatumye menya ko Imana yaguhamagaye kandi uri umuntu mwiza umuntu nk'abandi usiye ko nyina bakana ko katabura muri rimwe na rimwe ariko ubu nguru rwose numva nanezerewe cyane ngize gusaba Imana ngo nzagere mu rugo iwanyu none Imana nabyira bikoze nubwo nabihize cyera ariko ndabyibutsa ariko mageze. Hanyuma kuririmba byo birumvikana umuntu urafite uranaririmba neza bigakunda ariko abantu mu rusengero bakunda kuvuga yo kumva nk'umwigisha cyangwa se umuntu ugiye guhimbaza abango niba ufite amaguru haguruka tubyinira Imana. Ako kantu baragakoresha abantu benshi cyane. Niba ufite amaguru akaba ari mazima haguruka dukorera Imana. Cyatumye abantu bagutinya rero nicyo kubyinira Imana udafite amaguru. Mbabaro mbwiza uko byaje gute? Ese urimo urabikora biba bimeze gute? Icyo kibazo ndabizi ko abantu benshi bagifiteho ikibazo bifuza kukimenya. Kidusobanura neza mu buryo burambuye ku buryo tuvanga dusobanukiwe uburyo ubyinira Imana udafite amaguru. Rero kugira ngo ibintu bize byo kubyinira Imana kandi mugaye jewe ninjiraga mu rusengero
nkabona ukuntu abandi bagera mu gihe cyo guhimbaza Imana bagahaguruka bagahimbaza Imana, haba ibikorwa by'itorero nkabajye ntashoboye kubikora, haba no mu rusengero ntashoboye guhimbaza Imana, nyine nkumva ndababaye kuko nta kintu nkora gishobora gutuma nanjye mbwira Imana nanjye nakoze iki mpumugisha. Ko tumaze kubimenyera yuko iyo umuntu akoze ikintu cyiza mu kirokore ahita avuga ati Imana kubw'iki nkoze umpumugisha, umuntu agahita abivuga gutyo. Rero mbibonye yuko haba ibintu by'imiganda simbikore, nkabona ko haba guhimbaza Imana simbikore, yewe nasenze Imana ibiri Imana ngo ndashaka ikintu uzampitiramo nzajya nkora kikanezeza, mbese nkava mu rusengero cyangwa se mbese ikintu cy'itorero nanjye nzajya nkora nkumva ndishimye ndanezerewe. Rero hamwe no kubivuga gutyo no kubiganira gutyo kubw'amahirwe y'Imana, nyine iyo umuntu akimara kumugara ntabashoboye kugenda, uba wicara ahantu hamwe kubera ko kugenda biba bikubangamiye ubabara, ariko gahoro gahoro ngenda nyine nzigisha, ariko kubw'amahirwe y'Imana nza gukomereramo. Ntabwo ari ibintu nateruye umunsi umwe ngo bihite biboneka, oya, ahubwo jyewe nahamye mbwira Imana nti Imana basi uzampa ikintu kizajya kinshimisha, nanjye ndi mu nzu yawe, cyo nakubwira ngo iki ndagikora ukimpereho umugisha. Gahoro gahoro rero bigenda biza nyine nikanga, ndi kugenda mbishobora nyine guhimbaza Imana, ndanabikunda cyane. None si Ubyina baguciye amaguru, kandi mu guca amaguru ntekereza ko wenda ku bantu badukurikiye abenshi barabizi ko kugira ngo umuntu ahagarare ugomba kuba ufite icyo bita ibirenge, ari nabyo umuntu akoresha atambuka cyangwa abyina. Iyo uri mu byina biba bimeze gute? Ndavuga ku gice cy'amaguru. Rero ibintu n'ibitangaza by'Imana. Rimwe na rimwe hari igihe nanjye njya ahantu nareba ka video bamfashe nkibaza uyu nige cyangwa ntabwo ari iki. Kubera iki? Twemera ko mu barokore umwuka wera abaho, urumva turamwemera kuko natwe aratuyobora. Rero ntangira kuririmba cyangwa kwa kundi ko umuntu ahaguruka atera ikorasi, mbitangira numva ari ibintu bisanzwe, ariko kwa kundi ngenda nezezwa n'icyo ndiho, ntago mba ntumbiriye kuko mugaye, mba ntumbiriye kubw'iyo ndirimbo cyangwa se ikorasi ndi kuririmba. Mageze barambwira bati ibyo bintu wambaye ni ibiki? Navuga nyine na amasogisi asanzwe. None barambwira bati ntago twabyemera ko ari amasogisi asanzwe, iteraniro nirirangira uze kuza nyine ukuremo turebe yuko ko karibyo. Kubera iki nyine bibazaga ni gute umuntu ahimbaza Imana nta maguru, bo bagatekerezaho yuko ahari urumva ari nka karasoro kamfasha kuzamuka no kumanuka. Rero nza kubikuramo barabibona ko ari basore, bo batekereje ko ari karasoro kamfasha kumanuka no kuzamuka. Ariko ni imbaraga z'Imana, kwa kundi avuga ngo umurimo werekejeho amaboko ukorana n'umwese. Nanjye rwa ngo mbitangira numva nishimye nibereye muri iyo gahunda, kuriya guhimbaza Imana, gutambira Imana, kugira gute byose ni ibintu umwuka wera nyoherereza, bikagenda gutyo. Nanjye nyuma naza kureba wese ubu nigewe ntabwo ariko ni umwuka wera uba wabikoze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma amasogisi wambaye agufasha iki niba atari rasoro wamugana? Amasogisi mba nambaye rero inshuro nyinshi mafite impungenge bitewe n'ahantu hondi, mvuga nti hari ukuntu ko nshobora gukandagira nk'ikintu mu rusengero kikaba cyakangiriza umubiri, bigatuma rero nambara amasogisi, cyangwa se nshobora gukandagira ikintu usibye no mu rusengero no hanze, kubera ko umuntu aba agendera ahantu hatari heza. Hari ukuntu mbere ntaramenya no kwambara amasogisi wasangaga nyine nkandagiye nibuye, kubera ko umubiri waho utari umubiri uba ukomeye cyane, kubera ko amaguru baba barayaciye. Nyine ni ahantu umuntu aba agendesha ariko hatagenewe kugendeshwa, ugasanga nyine rero ngiye ngira ibibazo. Imana rero inyigishirizamo ubwenge, nyine ntangira nyine kujya nambara amasogisi kugira ngo byibura ibyo bintu byose mbiporoteje, ndebe ko nta kibazo nagira. Ngira ngo abantu bategeza ko ari rasoro cyangwa akaba arimo izindi dawa
niyo mpamvu nta yindi no kugira ngo bashe kubyinira Imana ntaze kugira ingaruka zabyo. Iyo umaze kubyina nta yindi ngaruka ishobora kubonekamo. Rero ibintu bikozwe n'Imana biba bikozwe n'Imana. Yego, bikozwe n'Imana. Ikiboneka nyuma ni ukunanirwa k'umubiri nk'uko bisanzwe, ariko nta zindi ngaruka. Imana ifite ukuntu nyine yabigenje, bivuga ko ari Imana nyine ko n'ubundi ari yibikora. Kuko hari ahantu henshi nagiye nanasura nkababwira nti rwose nkurikije n'umwanya maze mpagaze imbere yanyu ntabwo nari nzi ko nawumara, ariko kubw'imbaraga z'Imana navuga ngo n'ibintu Imana ibishaka kumenyesha abantu nka kwa kundi ku ijambo ry'Imana Yobu yaryanditse ngo nzi ko ushobora byose. Iryo jambo nabonye ko Imana ishobora byose, kuko ntabwo nari nzi ko nshobora guhagarara imbere y'abantu iminota 30 isaha imwe ebyiri, ariko hamwe n'imbaraga z'Imana kuko ishobora byose ugasanga bigize bite birakunze. Imana ishimwe yagushoboje ni munsi kabikigushoboza. Icyo nemeza n'umutima wanjye nuko abantu bose batangarira Imana iba muri wowe kandi batangara umuhamagariro Imana yaguhamagaye. Ni byiza kandi ni iby'agaciro kenshi. Ndabizi neza yuko hari abantu benshi byatumye bakizwa, ariko ndagira ngo wowe uduhe uruhamye gato. Hari umuntu waba barakijijwe bitewe n'uyu muhamagaro Imana yaguhaye, waba uzi, waba ufitiye ubuhamya uvuga ati uyu nguyu ndabizi neza ko ningera mu ijuru Imana izanyambikira amakamba, ikamba rye. Mana yanjye wewe subu bande umva ni benshi kuko bajya baza no kunsura, ni benshi rwose baza kunsura. Murumva ko Imana yemeye ko bikubaho, yari ifite umusaruro igomba kuzakubyazamo, kandi umunsi wa none biragaragara amaso. Hanyuma reka tugere ku ntego nyamukuru. Xavier, ugize gutya ukuriye mu buzima butoroshye, urize urarangije uraminuje, waje kwita ubona akazi cyangwa nawe wanyuze mu buzima bw'ubushomeri? Saje kwiga ntabwo sinavuga ngo nahise mbona akazi, ko n'uyu munsi wenda nubwo umuntu wenda Imana ibimuhishe somehow ko twavuga wenda ngo ni akazi, ariko Imana iradutunze. Rero muri make ntabwo nahise mbona akazi ku buryo bufatika. Warangije kaminuza byawe? Warangije 2022. Jobundi. None se wize iki? Usanzwe nize kaminuza cyangwa kaminuza nize uburezi, nize ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Economics and geography. Murumva ko Imana agiriye neza Xavier. Ubu turi kumwe n'umuntu bita intiti. Umuntu wize bita intiti. Kubera Imana. Elite people. Kubera Imana. Kubera Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iyo umuntu amaze kurangiza kaminuza agije mu myaka y'ubukure, utangira gutekereza ko Imana ikwiriye kukwegereza urubavu rwawe, ukaba wava mu kijoro kimwe ukajya mu kindi. Igihe wabitekerezagaho ubisengera, wajya gusaba Imana umuntu umeze gute? It's a good question. Good question. Kubera ko mu buzima bwanjye, mu mikurire yanjye, Imana sinzi ikintu yankizemo kugeza kuva nkiri muto. Kuva nkiri muto najyaga nsenga, icyo gihe nyumara gukizwa nababwiye kuva 2012 kazamuka. Icyo gihe cyose iyo najyaga gusenga ko ari igihe samutema bitewe n'uburyo Imana iba wayitonyeho, kavugana nanjye ikambwira ubuzima wenda bwanjye muri future. Yuko urabizi ko Imana iyo wayitonyeho kubwira n'ibindi bizaba. So rero mu byo yambwiraga ko izampa urugo rwiza, ikampa ubukwe bwiza n'ibindi byinshi bitandukanye, ikamufasha mwiza. Ariko njye najya gusenga agatumva rero Mana, I know ko nyumva nujya kumufasha uzamufasha uzubuzima wababaye, uzubuzima uko bimera,
atari wa wundi uzaza mu rugo kanzanaho ubutesi n'ibiki bitandukanye yampasenga gutyo nkituriza ya that kwasabye ibintu bikomeye niki cyabiguteye nasabaga ibintu bikomeye rimwe na rimwe urabizi neza yuko Mwuka Wera n'utwigisha gusenga njyewe ntekereza ko uyu munsi nibwo mbyumva nibwo mbibona ntekereza ko uwo munsi Mwuka Wera ari we wanyigisha gusenga kuko ibyo bintu nawe ntiwabisiga niko tushobora gusaba uzaba umugore wababaye ubuzi yaba wababaye atese ko Imana ibabaza abantu mu buryo butandukanye urumva Umwuka Wera wampushingaga guprayinga gutyo niwe ukora imirimo aha njyewe ntereta hari ibyo nanjye nari narasabye Imana kandi ibi nabyo nagenderagaho iyo nabonaga utabyujuje natomba igendere kabisa utereta nawe warabirebaga ibyo bintu iyo nateretaga rero cyane wari ukibyibuka ko wabisabye Imana ntabwo nabyibagirwaga so wenda ku muntu agahoge karaza wenda sabutemare w'umuntu ukumva uramwishimiye ukumva nawe ariko iyo niyo nakundaga umuntu nasigaraga mprayinga ku mutima nkavuga ati se Imana n'uyu cyangwa se uyu so amahirwe y'Imana ukabona birapfunze ubwo rero sinavuga ngo nagiye mbikontaho cyane ngo mbyiteho cyane ariko urukundo rwa ASIFIWE rumaje kuza nibwo Imana yopeninze mind yanjye n'amaso yanjye inyereka bya bintu nasabye mukomeze mukurikire abakunzi bazabona icyaha kuko hari ikintu ndi buze kubasaba tugomba gukora ariko ari uko mwabanje gukurikira neza ASIFIWE akuriye mu buzima bugoye bitewe n'ubumuga afite arize ararangije ntuze kumbeshya cyangwa nkunjijisha unjyane hirya no hino nawe wakuriye mu buzima bubi nk'ubwo natwe twakuriyemo utaza kumbeshya ngo wakuze ngo bahijya kukuzanira umugati bajya gute mu bantu bambeshya nturimo rwose ubu ndagufite ariko ku bantu basenga dufite ahantu dutandukanye n'abantu badasenga hari igihe Imana ajyaga ivugana nawe nubwo tubwiye yuko wajyaga wirinda kwinjira mu rukundo cyane bitewe n'uburyo wababaye ariko inyama y'urukundo wari uyifite n'Imana yakureberaga imbere hazaza byange bikunde yajya kubwira ko izakubakira urugo wigeze uvugira igihe cyo gufata umwanya wo kujya usengera urugo rwawe unabwira Imana urugo wifuza cyangwa ntiwigeze utekereza ku rugo wumvaga bitanabishaka wumvaga ushaka kuzibera umukozi w'Imana gusa igihe cy'Imana nyine cyazagera ukabona Imana ikubakira urugo Biraze nambarira akabazo akabazo koroshye ugasubiza akabazo ntago kananira kugasubiza rwose Mana yanjye kuva mvuge se kuva ryari kuva nakumva Imana ivugana nanjye ku bintu bijyanye n'uko izanyubakira urugo naje kuganira nyine n'abantu nkababaza nkabavugisha kubabaza ese wenda umuntu ushobora kubaka urugo urabona tukiri abana hari utuntu twinshi bagendaga nyine babeshya abantu b'abana noneho rero nanjye nkabaza ariko pe rwose narasenze igihe kinini rwose mbisengera kuko nyine naganiriye n'abantu bakagenda bambwira karagiteri ziranga abantu bazima nkavuga ni okay nubwo nta maguru mfite ariko izo karagiteri zindi ndazifite ubwo rero byamaye avantage yo gusenga nanjye nyine nsengera urugo wajya gusaba Imana umugabo umeze gute yagewe ukuntu nasengaga sumva uvuge gutera icyo nasabaga Imana cyane nkayibwira wenda naheragaho ntagiye wenda mu bindi bintu naheraga kubwira Imana nkayibwira ngo Mana ndamugaye
uzambabarire uzampa umugabo utamugaye nicyo mbese cyabaga gikomeye gukizwa ko numvaga ko nta musore nakundana nawe adakijije kuko nari maze kwinjira mu bintu by'Imana ariko nkavuga nti nyuma yo kuba akijijwe ikindi gikurikira abatamugaye nkakurikizaho n'utundi ariko ari ibyo ngibyo ntabwo mugaye abatamugaye rwose. Hanyuma wateretswe n'abantu benshi baraza baragenda, ariko byibura watubwira nk'abantu nka babiri mwamwe aratandukanye wamaraga ko bari bafite gahunda yo kubana nawe ariko bigapfa, ukatubwira icyatumye bipfa. Mana barahari abantu basenga bahita babyumva cyane, ariko umuntu wese agira ukuntu abana n'Imana. Nakunzwe n'abasore benshi pe, nagize umugisha wo gukundwa nabo, numva n'umutima wanjye uranezerewe. Ubwihebe bw'abandi bagira bati wenda ntidufite n'umuntu dukunda n'iki byose, oya nagize umugisha abantu baranyikundira tuganira. Ariko igihe kinini umusore twakundanaga tugatandukana by'ubwanjye Imana yaransangaga ikambwira ngo uyu ntago namuguha bitewe n'impamvu iyi n'iyi. Avuga nti wa Mana ibintu mbwiye koko n'ukuri. Mu gihe gito kitarambiranye rwose yahitaga inyereka ibimenyetso kuri uwo muntu bigaragara rwose, nta muntu ku ruhande yantumagaho yaransangaga ikambwira ati uyu musore dore ibi n'ibi ntago nemera yuko akubera umugabo. Noneho hahita nsenga Imana nyisaba ko yampa ibyo bimenyetso. Ibyo bimenyetso nkabibona mu gihe gito kitarambiranye, ubwo nyine nkatangira gucisha make aba nyine ndamuretse ntamweruriye. Murabizi ko ibya kirokore umuntu niwe uzi ukuntu abanye n'Imana ye, ntago wajya kubwira umwana w'umusore mukundana ukamubwira ngo impamvu ngo ntabanye nawe ngo nuko ngo ibi n'ibi oya ntabwo ari cyo bikorera. Nuko byagendaga bingendekera ko tabana nabo. Imana ishimwe cyane ko yatanze umwuka wera utuganiriza akanatubera umujyanama mwiza cyane ko ijambo ry'Imana ritubwira kugira ngo utaza kugwa mu moshye cyangwa se ukaza kugwa mu ruzi urubitikiziba, kuko Imana iturebera ejo hacu hazaza. Xavier, waje kumenyana na Asifiwe gute? ibibazo byawe rwose se okay, rero kumenyana nawe hari ibintu bigitangaza nyine kuko nabona soje ngenda mujya mwumva kagenda biriza ahantu umukobwa udafite amaguru, umva nyine mfite amatsiko kuri umuntu udafite amaguru wundi how kutabyinira Imana ni gute gutabyenza ati nibyo n'abandi bibaza hari byibaza cyane by'umwihariko abantu badukurikiye nabo barabyibaza, ntago ari ngenda byibaje gusa. Rero one day baza kumutumira nyine ku icaci yacu aho twateraniraga irukomo ya kabiri, niho bamutumiye ubwo na nyine nkirangiza internship gusoza kwiga. Nyine ngewe bisanzwe njya kureba nanjye konseri nk'abandi. Icyo gihe rero muri make iyo konseri niho namuboneye, naho twamenyanye. Ukimara kumubona rero byange bikundira wowe usanzwe umubona. Hari n'abantu babona abakobwa basore babona abakobwa kumana ku ifoto ukatumvura mukunze ukumva urukundo ruraje akakurikiraho step yo kumwegera cyangwa ukamubona kuri video ukumvura mukunze. Ese wajya kumubona abyina cyangwa se ukamubona ku mafoto cyangwa kuri video wari waramukunze urukundo rwaraje utegereje guhura nawe cyangwa urukundo rwaje kuzanya? Rero ikibazo kirakomeye ariko kiranoroshye, ariko kanyisuze mu buryo wenda kuvuga ngo narabirebaga byo sinabyitagaho, ariko uwo munsi namubonye ko byagenda kose umugambi w'Imana iyo ugeze ibintu birizana sinabwira ngo nabanje kushakisha cyangwa se tumenyane. Uwo munsi ramubonye nyine mba ndamwishimiye, aratuganiriza duhamya butandukanye, numva binkoze ku mutima
ya uwo munsi nibwo numvise nyine ku mutima wanjye numva munezerewe. Amarangamutima yazamuwe cyane n'iki icyo gihe atangwa so okay wenda undi bashaka kungerera ku ngingo nicyo abantu bashaka kumenya. Wewe urakoze ari byiza ko wenda abantu babimenya kuko abantu babibaza utuntu twinshi cyane bibaza utuntu twinshi cyane wenda abantu bashaka kuba bibaza ati wenda na muri ibyo mbona wenda ari umuntu ukunzwe cyane ari umuntu umusitari nkamukunda kandi bakibaza wenda for example afite ibifaranga byinshi ibifaranga umuntu wenda umugaye abantu baramufasha wenda ibintu nk'ibyo ariko njyewe ntandukanye n'ibyo byose abantu bashobora kwibaza wenda n'abantu badukurikiye babyumve ibyo byose ntandukanye nabyo kandi uko niko kuri ku mutima wanjye ikintu cyanya traditinze kumva mbese umutima wanjye cyangwa amarangamutima yanjye arazamutse ni uburyo yatubwiye aduha ubuhamya bw'ubuzima yanyuzemo aduha uburyo yagiye abyakira akakira ubuzima yanyuzemo uburyo yagiye abana n'abantu uburyo yagiye atanga imbabazi mbese byose ubuzima bw'abahamya yagiye atanga murabwumva ndetse n'ibyo amaze kuvuga mu kanya ibyo byose mbyumvise mbihuzahuje ndavuga ati uyu muntu uko bitanze ubuhamya gutya uyu muntu wababariye abantu gutya bagiye bamuhemukira uyu muntu n'urugo yarushobora uyu muntu ukunda abantu banamuhemukiye ntange umugabo yankunda so numva biranshimishije bituma numva muri njyewe hagati umuntu nubwo nta maguru afite ariko basi afite umutima mwiza ubwo rero iby'amaguru byose nabyitayeho narebye umutima afite wonyine wo gufata abantu ariko ibaze nawe umuntu yarakwangirije gutyo sibyo urahindukira uramubabariye nta n'ikibazo ufite abantu mubana muri sosiyete niba mwarakurikiye ubuhamya bwe wenda muzamubwire wenda munamusore wenda undi munsi abibabwire birambuye muzabyumva ukumva uburyo abantu bose yababariye uburyo yabakiriye nawe ari wowe byagukora ku mutima iyo byankoze ku mutima rero biza guhura nuko ari will y'Imana wowe uza kuhita ubihuza n'urukundo uravuga uti uyu muntu ngo yababariye aba bantu afite umutima mwiza uyu muntu wihanganiye ubuzima bumeze gutya yakubaka urugo rwiza bita bihura umutima uramukunda utaha wumva rwose urukundo rwabaye rwinshi natashye numva buri ngewe ibintu biri kuza biza hanyuma rero waje gutera intambwe umwaka contact aho hantu hajya hagora abasore benshi kujya kwaka nimero inkumi biragora wabigenje ute ariko abakozi Imana bo biroroha arambwa ati mukozi Imana ndagira ngo tuzagutumire ku mudugudu w'iwacu nimero yawe bibaho cyane wenda ugasanga abantu nyine bakamenyerana gutyo bitewe wenda nuko bashaka ko umuntu apuricinga birashoboka ariko muri ravo ntabwo ariko bimera birabo biratandukana wenda urumva ko umuntu wenda numvaga nishimiye gutyo nkumva wenda yanakubaka ariko sinaye nakanzura nkavuga ati umuntu ndamugira umugore direct ntabwo urumva ntabwo byashoboka na rwose abikora urumva rero namwatsi nimero nk'ibintu bisanzwe umuntu nyine mbonye umukozi w'Imana aho bisanzwe nanishimiye mwakutu nimero nyine turavugana hanyuma rero Asifi reka tuhite twirukanka cyane tugera ahantu Xavier yaje kugira gutya afunga umwuka ariko caravuga ati ndagukunda ibyo bintu byakira ntago nahise mbyakira nabanje no kumusubirishamo ibintu avuze watuvuze ngo iki wasaze baza kumusubirishamo ndamubwira ntongera ubitekerezeho neza ibintu mbwiye akajya ambwira uburyo cyati ibintu ntabwo mbitekereje ubu maze igihe kinini mbitekereza akambwira nyine igihe amaze abitekereza n'icyo yabitekerejeho ariko simbyumve simbyakire nyuma rero yaho ngenda nyine byakira gahoro gahoro niki cyaje gutuma wemera gukundana nawe
ko abandi bari bazaga bikanga abandi bakaza bikanga icyatumye uza kwakira urukundo rwo bati ndumva nanjye none ngukunze icyabiteye nyine nakundanye nawe ariko nkomeza kugenda nsenga Imana ko Imana yagendaga inshoboza nkagenda nsenga nkagenda nanaganira nawe biza kurangira rero muhaye igihe wenda sinzi nimba n'abandi bijya bibaho ntago mbizi ariko giyewe namuhaye igihe nkamubwira ntigiye iki n'iki reka mbanze mbitekerezeho akambwira atari icyo gihe umpaye ni kirekire namubwira ikintu runaka akambwira ngo icyo gihe we nagitekerejeho ngo byararangiye isi y'umuntu ndikubwira ikintu akambwira ngo iki yaragitekereje gutyo rero nanjye ngeze aho muri icyo gihe cyose umuntu aba ari gutanga n'ukuntu nyine uba uri kurijisha umusore ngo baburetse ngo sindanabitekereje kandi wenda wanabitekereje ariko umutima wawe utari wakwemera kugira ikintu utangaza hamwe no gusenga Imana rero nyine biza kurangira gutyo mwemereye cyakoze nza kugira n'umugisha hari akantu nabonye kuri we nari mfitiye amakuru nuko nyine sawa dukopesha aya ani uniqueness y'umuntu nakabanga kandi Imana yaramuhaye amakuru amubwira ati umugabo wabazaba ameze ariki arangije jya gutya abarakabonye wa mugani nakantu kibanga nkuko nanjye umugore wanjye ari ukunguko byagenze ikimara kumwemera urukundo wamwemera urukundo nk'umuntu muzabana cyangwa wamwemerera urukundo nk'umuntu mugiye gukundana wazabona bikunda mukazabana yagiye bitewe n'igihe nabitekerejeho nkahangana nabyo n'umutima n'iki byose rwose umunsi namwemereye byose ndamubwira numva nkwemereye gukubera umugore nta kindi narenzaho kugeza ubu ngubu urabyemeye hanyuma ubisengera Imana yari confirmé mu gusenga Imana ubundi inshuro nyinshi ku bantu basenga Imana hari igihe usenga Imana wasenga Imana ntivugane nawe ikakureka sibyo ikakureka hagasigaraho amarangamutima yawe y'Imana yaguhaye cyangwa se amahitamo yawe kandi noneho kuko nari ndi umukobwa wanakunzwe n'abantu benshi byanga byakunda ugenda ubona n'itandukaniro ry'abandi biguha umwanya wo gutekereza ku wa mbere uwagukunze bwa mbere byagenze biti ukabikurura ugakurikizaho uwa kabiri ugabo wibuka nabo utibuka ukavuga uti byanga bikunda uyu hari icyo atandukaniyeho n'uyu hari icyo atandukaniyeho bikaza kurangira uwo noneho ugiye kwemereye wumva hari akantu yarushije bose bigatuma rero nyine wowe none ntabwo Imana igeze gusanga ngo ikubwire ati uyu ntabwo bivamo oya ntabwo yigeze biba cyangwa warahatirije ntabwo warahatirije nabikora ati igisore kiza nk'iki nabonderaga sirita uko nabyitonderaga ntabwo nigeze njya mu byo guhatiriza ngo ibiki byose gutyo Imana ishimwe cyane hanyuma rero mufata gahunda kuvuga ngo tugiye gukora ubukwe tugiye kubaka urugo ibintu bigende neza ufashe gahunda yo kuvuga ngo tugiye kubaka urugo ASIFIWE umusore waramufashe umujyana mu rugo sinzi ariko niba nihuse ko ari abantu njye numva bajya bakora ubukwe batarajyana abo bakundana mu rugo iwabo umujyanye mu rugo iwanyu babyakiriye gute niba ugifite ababyeyi njye rero aho ngaho habayemo akantu reka da njyewe mu basore bose nakundanaga nabo numvaga nshaka kumenya njyewe njyanyeyo amarangamutima y'umuryango we amarangamutima y'umuryango we niyo nashaka kubanza guheramo nkumva nimara kuyabona bizantera imbaraga zo kuba namuzana iwacu nanjye kubamwereka cyangwa simba muzi mu yandi magambo hari rero kondisiyo y'uko ari we ugomba kubanza kukujyana iwawe byari ihame twagereye wawuriye bisi ubwo rero ukuntu byagenze niwe wabanje arambwira ati jyewe ndumva ndi gushaka kuzajya kukwerekana iwacu kuko nyine numvaga agiye ntavuga iwabo ariko arambwira ati ndumva mbishaka noneho rero
aza kubitegura yari gukoresha graduation nk'uyu munsi noneho akaba ari nabwo anyerekana ariko ndabikwepa pe ndabikwepa bishoboka ndabikwepa no mu kubikwepa rero ariko byarangiye ku bukeye bwaho bibaye ngombwa yuko nyine njyayo graduation yabaye nk'uyu munsi ku bukeye nyine njye iwabo arangije nyine abibwira famiye nuko nyine ndabyakira ariko ndongera ndabitekereza noneho akajya mbaza ngo ese wowe ngo kutajyana iwanyu turetse kugera aho ngaho akujyanye iwabo babyakiriye gute umukobwa aritegereza umva bose ajyana iwabo nanjye nagiye rumva afite impungenge ntabwo nababeshya buriya igihe cyose ufite akantu kari shoke utandukanyeho n'abandi uhora wigengesera cyangwa se ugira impungenge z'ibintu runaka nanjye rero muri ubwo buryo nagiyeyo ndababona ndabaganiriza abari bahari na mama we n'iki byose nuko mana nahavuye nishimye ndebye ukuntu banyakiriye yego banyakiriye neza mana yanjye rwose nibagira n'umugisha wo kureba iki kiganiro bazabyumve ndabakunda cyane banyakiriye neza papa ufite ababyeyi beza Imana yaduhamije ariko se nanone reka dusubire inyuma dukome urusyo dukome n'ingasire uko byagenda kose ni ababyeyi bake nk'icumi% cyangwa 15 washyira umugeni cyangwa umukunzi wawe wamugaye ngo bahita babyakira ako kanya nk'uko babyakiriye ese nta mbaraga byabanje gutwara mbere y'uko umujyana imbaraga donc kubanza kutabyumva baberetse amafoto atereka reka uyu muntu yazajya ntiyazakuvunisha mu rugo yajya akora imirimo ntabwo ibyo bintu byabanje kubaho so donc kubera ko urabona ko ni umuntu uri popira yego feste yuko njya no kwibabwira ubu baramukundaga batabya amavuta baramukundaga ego rero babonye umuntu nk'ubo na wa mwuka we satari kubw'umwuka nabyo ntibyakunda kuko umwuka ni wamudukundishije ubwo rero bikubitana na mwuka nawe arazana tugira gisunika niko nakunda kuvuga mwuka we ajya ashyigikira ibintu ubwo rero birahura nuko bamukunda ndamubereka baramwishimira babwiye ko nzaye kumubereka bagati okay nta kibazo umva ndambwira sifi ntuvuge ngo ni umwuka wera gusa ahubwo ni Imana data n'Imana mwana n'Imana mwuka wera hanyuma rero ragiye barabakiriye bigenze neza utashye wishimye ariko waciye iminsi wanze kumujyana mu rugo iwanyu kubera icyo wanze kumujyana mu rugo iwanyu kandi condition bari bashyizeho byari byagenze neza impamvu nabanje kubanza gutekereza uburyo ki umuryango uzamwakira banza gutekereza uburyo ki nyine nanjye nzamugaragaza mu bantu bo mu rugo nyine banza kubitekerezaho byose ukuntu nyine nzabyitwaramo ariko nkajya mbanza no kugira ngo ndebe yuko koko hari na seri icyemezo yafasha kigihagaze kuko rega hariho abantu benshi bibaho urumva akakwerekana iwabo ariko akaba adashaka yuko iwanyu bakubona ndavuga nti nanjye reka nceceke ndebe amaherezo yacu kanya rero abimbwira kubera icyo utanjyana iwanyu cyangwa warambeshye ntabwo ari ukuri rero ngeze aho ndamwemerera nyine turabitegura ndamwemerera arazi ni icyo kibazo nyine nawe ari gutekereza bakwakiriye gute papa wenda umuntu yari kubivuga nyine ni ukubivuga kereka niyo warazanye kamera bene ariko byari byiza cyane bakwakiriye mbese nk'umukwe
urabyumva nawe uzi umukwe ageze kwa ageze kwa sebukwe nawe urabyumva. Imana ishimwe ko babakiriye neza ibintu bikagenda neza cyane. Ariko inshuti zawe zo zabyakire gute? Uri umuntu wize muri kaminuza irukara. Yego, uri umuntu wize, uri elite, ufite ubwenge. Muri kaminuza bari utwana twiza tw'udukobwa tw'udusimu tw'adepere tuba twambaye neza nyine gisirimu. Abana bavuge vraiment donc icyongereza kimeze neza cyane. Bese ubona ko babasirimu babakorege bawe maze kuba presenta cyangwa kubabwira umukobwa mukundana. Babyakiriye gute? Kameme urukundo ntirwishira. Byange bikunde umurimbyi yaravuze ngo urukundo ntirwishira iyo nyirarwo yifashe urukundo ruramutamaza. Bamare kumenya yuko asifiwe w'ikirangirire mukundana. Babyakiriye gute? Abantu bagira mind zitandukanye. Uriya nawe ubyumvishe bwa mbere ari ibintu watekereje. Wenda ko akora iwe n'umwuka w'Imana. Wenda ntago bigizeho gute cyane. Ariko abantu bo so harambwiraga ati ibyo bintu wabitekerejeho neza ubundi akambaza uri muzima hawo abakobwa bose mwanginganye muri kaminuza kandi ibyo nkuko bivuze hari beza pe urebeye inyuma ariko ufite uburanga ariko ibyo byose kubera ko ubundi Imana ifite ikiguteganyiriza hari ibintu igenda igukinga mu maso ikakubuza kureba ibyo byose si uko nyine ntashaka kubireba nashaka kurenga gakingiriza Imana ngo yanyingirije mu maso ngo nabasha kureba kubenguka bo ariko ngi nkarenga nkajya kureba ntibyabura ariko abo bose bambwiraga gutyo bageragezaga kubabwira yuko ngiye nafashe umwanzuro ntabindi mu yandi magambo harabakubwiye yuko icyemezo wafasha atari cyo ntago babura ntago babura maze n'umuntu muzima ufite amaguru uhagaze barabimubwira kanswe yuguye ntago byashoboka ntago babura wabikubwira buryo se ubwo wabyitwaraga mute jewe kuko nabitekerejeho umwanya uhagije nabitekereje amezi ahagije ku buryo nari maje kudecidinga umuntu wese ikintu cyose ashobora kumbwira nshobora kugira ibyo musubiza. Ugereranyije abakiriye igitekerezo cyawe n'abakugira inama yo kubireka abenshi babaye ntago abantu benshi babyanze abenshi ntago babyanze ahubwo abenshi bagiye babyishimira bavuga ati rwose Imana ishimwe ahubwo ukoze ikintu cy'ubutwari nyine nkumva ndishimye cyane ko ariko nanone isi igeze abantu babaye indyarya benshi cyane buriya muri umubare mwinshi bakubwira ati courage ariko batabyumva neza icyo akora abo ngabo se b'ingenzi icy'ingenzi ni umutima w'umuntu niwe ubwiza umuntu kuri hanyuma wakurikiza bikagenda neza cyane. Usibye ko tukiri aho ngaho hari umuntu wabonye umwerekanwe aravuga ngo warasaze ngo uyu muhungu ashobora kuba ari umusazi. Shobase yego ahubwo ndetse ndumva ari batatu ni batatu bambwira ati uriya muntu mukurikirane murebe niba ari muzima ariko warwera ravata ariko uriya muntu ni burasi umusazi uzacekinge neza rero nawe atari umusazi muraje kureba ko utari umusazi. Okay wenda barebe bitegereze neza barebe ko hari icyo mbaye ubundi umusazi se akazi k'abasazi se ni mukazi akazi k'abasazi nyine ibyo akora bari byararenze ubwenge bwe ariko se ntavuze ibintu byinshi babonye ko asifiwe ari ugukundwa n'umusazi ako se wamugana ese ibyo akora akwiriye kwakirwa n'umuntu w'umusazi azabanze yibaza ibyo bintu ni gute umuntu muzima nkasifiwe shiri wanjye nakunze ubu se we araho yavukiye gukundwa n'abasazi ariko se wamugana ntago ndi umusazi rero ndi umuzima ndi normal person uvuze akantu keza mama uri muzima none se igituma abantu batabyumva wowe basha kugishyikira byibura impamvu batabyumva ntago nabarenganya so no kutabyumva bafite ishingiro ubundi bwabyo kugira ngo bumve wakira ino situation
y'uburyo wenda nshobora kwemera umuntu udafite amaguru mushobora guhita yibaza ati si umuntu azanye umugore azamuhingira se nibakena azamucira inshuro se ntibajya guterana wenda bazajya bagenda n'amaguru bagiye ku rusengero bazajya bagerayo ryari se bazajya bazinduka ryari so riri uyu muntu ntabwo yabitekerejeho hagahita byumva gutyo ariko njye narebye behind of that narebye inyuma y'ibyo ngibyo byose sha bantu muvuga ko no mugabo ari umusazi ngira ngo mwasubijwe ntaribagirwa hari undi muntu avuze ngo uriya mukobwa kandi ASIFIWE arakuzi Imana imbabarire kuba mbivuze turiya mukobwa n'umunyakibungo birashoboka cyane ko ashobora kuba yararoze uriya musore reka twiganirire tabasha no kumenya umuntu baroze iyo tuma tuganira wipimisha ikiza iyo tuma tuganira ndabibona ubibonera heza uyu mukobwa ntiyakuroze ariko none nakumira yarandoze se ntabwo urabona abo baroze ntabwo yakugiriyeyo buriya baravuga ngo warozwe nyine ntamenya ko ntabwo wabimenya ko uba warazwe muri ubwo buryo ngo ni ugutanga inzaratsi cyane ibiki ariko umutima wanjye n'umwuka w'Imana ndimo ntabwo ushobora n'isegonda n'itsiyerisi gutekereza ko ASIFIWE yakora ibyo bintu ubwabyo no kubimbaza nose wumva urukundo ufite ruri naturel ruri muri wowe neza cyangwa hari igihe wumva ibintu nyine biri kwikora kutazi ukuntu byakozwe oya ubwo uvuze ngo biri kwikora ntazi ko byakozwe ubwo niba nashakisha niba batarakuroze naba ndi robo I'm not robot ubwo rero ibindimo biri natural bango ni ibintu bindimo ni amarangamutima y'umutima wanjye ngira ngo bakunze bazabona icyamukomeje kumva kandi turimo turagana no ku musozo mutaza kugira ngo ibibazo byose nagomba kubaza ndimo ndabiganisha ku musozo ariko kugira ngo biza ibyo uvuze biza kuzana neza naza kubaza ASIFIWE ASIFIWE mu rugendo rwanyu rw'urukundo mwagiye muvuga ngo tugiye gupangura ubukwe tugiye kwerekanwa tugiye kujya gutya wenda bimwe bigasibira cyangwa se bigapfa ubundi bigakunda nta hantu waba warigeze ugenda ubona Savi agenda gakeya ubona ko nyakabigarukamo ko bijya bibaho cyane yewe Mana yanjye mva abadukurikiye rwose pe bashyitse umutima ahantu hamwe kuva nakundana nawe kugeza uyu munsi ntacyo namushinze ahubwo nijye ngenda buhoro nkavuga nti reka mbanze ndebe ariko akarushaho kugenda cyane rwose pe ntago ari uko ndi imbere ya kamera ariko rwose ndamubashimiye nta gihe na kimwe nigeze mbona ahubwo hari n'ibyo mbona we nasa n'uri kubigendamo gace akambwira atari ibi bintu oya rwose ni oya pe wabashaka ko umuvuduka wowe ukawushaka ko agenda gake none se ASIFIWE aho uyu mugabo nk'uko wenda bajya babimubwira yaba yarakuruwe cyane no kuri umustar ukabuzwi akagenda yumva ari nyine akagushaka kuko nyine uri umustar akagenda yumva afite icyubaro cy'uko umugore wari umustar ibyo bintu byazatuma urugo rwanyu rwubakwa rugakomera biba yari uko nguko aricyo cyamukuruye kandi ntiwabimenya nagerageje oya Brezi hari ibintu umuntu atekerezaho nk'umuntu sibyo hari ibintu atekereza nk'umuntu akabitekerezaho ubwe hari n'umwuka wera uyobora umuntu ngiye mu buzima bwanjye mu mikurire yanjye nyuma yo kumugara kubera ntabashije no kwegerwa n'abantu sinzi nyine ukuntu byagenze ariko ubwo n'Imana yabishatse nabashije kwibanda cyane mu gusenga nkajya ntegereza umwuka wera rero kuvuga ngo abantu wenda ngo babibona kubera ko ndi umusitari ndi iki byose aricyo wenda kunza kurikiye byibura ntago nka 50 wenda kwijana naba narabuze kubibona kamvuge kwijana ntawe umenya umuntu urabizi ko niyo abantu babana nyuma y'igihe gitoya nayo imyaka 5 n'10 yashira umuntu akakwereka ingeso nyuma kuko ndabizi kuko urubona ndo umukozi w'Imana ngerageza kugenda asura abantu bagiye batandukanye utubazo tumwe na tumwe umuntu akafasha abantu gusenga Imana ariko rwose pe
50% narabikurikiranye rwose kavuge 50% ngo 50 yindi nyiharira Imana n'umwuka wera yego nago navuga ngo yakurikiranye ibintu by'ubusitari kuko nimba hariho n'umusore nagoye mu rukundo n'uyu nguyu ku basore bose bakunze niba hari uwo nagoye n'uyu pe uzamwishyure hanyuma twihuse rero Asifiwe hari n'abandi bavuze ko niwe wabitwibwiriye hari abandi bavuze ko bagiye bavuga ngira ngo niwe wabyivugiye bavuga bati birashoboka cyane ko Xavier ashobora kuba yarakunze Asifiwe amukurikiyeho ubutunzi cyangwa amafaranga uko kenshi nyine bajya batakeza ko umuntu wamugaye ufite ubumuga inshuro nyinshi yaryo bajya bagira ama ONG cyangwa se ibigo runaka bibafasha batera inkunga bakabatekeza ko gishobora kuba ari cyo kintu gishobora kuba cyaratumye agusaba urukundo yuko mwazabana none ibyo bintu waba warabibonye cyangwa imbaraga z'urukundo zaragumije ntiwabasha kubibona nyamara ariko kabangaye bite abasore turi babi kandi ubwo niba nkuraburije bihangana ya rero nkurikije jewe uko nabibonye niko bijya bigenda hari abantu benshi babitekereza babonye umuntu nyine ukariho ukabayeho bagatekereza yuko ahari afite akazi wenda gakomeye gafite ubushobozi bigatuma wenda abantu baza bamusanga ariko babitekereza ibyo nyine byagiye bibaho nyine abantu ntibabibona yuko ari uko bimeze ariko nawe wageze ahangaha uhamaze umwanya witegereje byanga byakunda ndabizi ko nabyita nkaho abantu badukurikiye nabo ubwabo babizi neza yuko ahantu wageze ubasha kureba akantu kose witegereza nkawe nyine uko wabibonye wabonye ndimwe gukora iki ahubwo nabonye yaraje akurikiye Niko none se warabigenzuye neza ubona nta kindi kintu akurikiye byanga bikunde yaza kuba akurikiye wa mugani amafaranga nkurikije nyebyo nirebeye n'amaso yanjye ntekereza ko yakabaye yaragiye yakabaye yaragiye kuko nta bintu biri physical wabona byo mfite ku buryo byamwattracting akavuga ati uyu muntu afite amafaranga afite ibyo akora afite ibikorwa n'iki byose yakabaye yaragiye yarazanywe n'amafaranga yes ngira ngo tumaze kumva uruhande rwa Xavier tumaze kumva uruhande rwa Asifiwe ariko Asifiwe ku bantu bashaka kuba batekereza ko wamuroze gira icyo uvuga kuko impamvu babivuga inshuro nyinshi ngiye simbizi ariko abantu bakunda kuvuga yuko ngo inaha ngo baruga cyane kandi ngo uburozi bwabo bwaza ngo ntiburare none abavuga gutyo isora nashingira bafite ni ukuvuga ngo ntabwo nahakana ko mu gice cy'iburasirazuba akenshi abantu benshi bavuga ko ari igice kirimo abarozi benshi ikindi nanone ntabwo nahakana ko nta marozi ahari kandi nanjye barandoze nka mugara ariko kubera yuko nanjye kurogwa kwanjye bidanshimishije ntabwo nakifuza ko ndogundi icyo nicyo kintu wenda nabacyambere kuko dukurikiranye nuko ijambo ry'Imana rivuga ntago wakwifuriza ko mugenzi wawe agira ikibi uruva byanga byakunda kandi kuroga umuntu naho byamara umwaka umwe cyangwa ibiri birageraho bikamenyekana ko umuntu wamuroze byanga byakunda nuko arozwe bigeraho bikamenyekana ntago rero kuko ari ibintu byankomerekeje bikamvuna ntabwo nakifuza ko nawe mbimukora kuko nyuma n'ubundi yazabimenya nawe bikamukomeretsa kandi nanjye byarankomerekeje ntabwo ibyo nabikora umwuka wera niwe wadukundanishije Imana ishimwe cyane hanyuma turimo tugana ku musozo rero ngira ngo abantu bumvishije ubuzima inzira mwanyuzemo y'urukundo kugeza ku rwego mu bigaragarije abantu kandi Imana yanjye we abantu barabibonye we uzuko 60 n'ibingaye byamenye ko watangije umushinga wo kwasifa Imana ishimwe cyane wakiriye gute uriya munsi wo ku cyumweru ubwo mwerekanaga ubwo mwatangizaga umushinga w'ubukwe wabyakiriye gute uriya rero nyine niba nakubwiraga ngo
kuvuga bitandukanye no kuba wibereye kuri tele nanjye byarantunguye mbese nyine nawe tekereza umunsi wa mbere sibyo umunsi wa mbere wenda n'urugero mwadeperi umunsi wa mbere bakwerekanye uri umusore ariko ugiye gutangiza umusore ubikorere mbese sinasinziriye imagine nubwo ngiye nari gusinzira gute se noneho mfite n'amatsiko y'uburyo ngiye kwerekanwa na ASIFIWE tekereza umusemu aba yambaye gute se how niyo nayifite yari amatsiko gusa yari binejeje namwe yarabibonye mwabonye yambaye ikanzu mumenyere kubona yambaye ikabutura ikanzu mana yanjye mbega ikanzu guruba rero nanjye kuva navuka n'ubwa mbere numvise nanjye nifuza kwambara ikanzu ariko ikanzu yabera nanjye nuko nzaba mberewe umunsi nzaba nambaye ikanzu yabera ubwo yese azaba atujyanye mu bwami bwe we karana agasampo wenda se okay gusa icyo tuzi nuko tuzasa na Yesu Yesu nyine twambaye neza mu buryo tutazi ni neza yacu ariko hari neza y'Imana abwo rero nyine wait niki cyakunejeje kurusha ibindi byose uri munsi ikintu cyanejeje kurusha se ibibazo we rwose kabazo nako utarabyibagiwe very interesting rero uriya munsi se ibintu byose byanejeje ndavuga iki reka iki nawe uko mwabibonye ko byose byari binini byose kanukaneje nubwo atari nge baga ngaho peza basi nanejeje n'ukuntu yagize gurishya agahanaguraga agakura akavumbi kose uhagaze gutya nk'umuntu w'umupatro okay nari ngagize ibanga ariko rakavuze ubwo niyo nanyereka ngavuga so rero uburyo nyine uriya kakano kanyiritse ikintu gikomeye nese mbona yuko nta kuba narahisemo ASIFIWE nahisemo neza bya byese binyereka ishusho y'urugo rwanjye diregite ntiriwe njyana mu bindi bintu byinshi nirengagije ibyo natekereje karakonyine gusa ibaza ariko umuntu mu bantu imbaga y'abantu bangana kuri aremera runama hanagura inkweto hanagura ipataro mbese nawe byumve basi nanjye byansigaye mu mutwe ndenda nsaza ntarabyibagira n'undi muntu wese wumva ufite umutima wa kimuntu ufite ka ethics ntago biriya bintu byamuvamo nanjye rero karanshimishije cyane byose byaranejeje ariko kariya kankoze ku mutima reka turangize none ikiganiro kitarangira ASIFIWE wambara ukambwira akantu kakoresheje uriya munsi kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyabaye kuri uriya munsi akantu kanejeje yarantunguye nanjye ntabwo nari mbizi ko kari akantu yagakora yaje kundeba nyine ahantu nari nicaye kugira ngo nyine tujye imbere y'iteraniro twerekanwe birangije angezeho ahita apfukama numvishije mbaye nk'umuntu upfuye ndavuga nuko ibi bintu akoze mu bantu ni ibiki mbese kuba yaraciye bugufi kuba yaranyeretse ko aciye bugufi ku bwanjye numvishe kankoze ku mutima numva n'amarira agiye kuza ariko ndamiramiza kugira ngo nyine ntazaza ndimwe kurira ariko nyine kuba yaraciye bugufi rwose pe yarakoze ndabimushimira byankoze ku mutima nawe byakuretse indi shusho byanyeretse indi shusho buriya hari ukuntu ko umuntu aba amugaye wenda akambishyire muri rusange njye wabona agerageje kuganira nabo ugasanga iyo uri mugufi noneho wajya gusuhuzwa n'umuntu muremure akagusuhuza ahagaze atitsemo akantu na gake birakugora kandi uba wumva nyine wishimiye abantu ushaka kubasuhuza sinzi nyine uko yabitekereje kugira ngo bimuzemo ariko kari akantu yakoze karanshimishije ni Imana yabikoreye muri we kandi ni ishusho y'urugo rwiza Imana igiye kububakira
reka dusubikira ahangaha ariko nawe ndi buze gusubika ntabajije Xavier ni cyo kintu ukundira fiance wawe cyangwa se asifiwe uramukunda kandi umukundira byose ariko ikintu kibanza imbere ni igiki ikintu cya mbere kibanza imbere umbaje kimwe se ntacyo nushaka uvuga ari byinshi se ubwabyo no kubagaragara gutya ubona ari cyiza ubwabyo ni byiza ubona ari cyiza kubagaragara gutya abyishimiye ariko kinaseka neza nzagubuhamya nyuma uzansore mu rugo nzagubuhamya nyine hano nzagusaba turi twenyine iyo uzansure nzakubwira utuntu twinshi twibanga nyine turi hidden somehow no kuba agaragara gutya ni icyambere kuba agaragara gutya akaba yarabyakiye ameze gutya we yarabyakiye that is a first umwanya ugutega umutego mwakubaza nti hari ikindi kintu mukundira kuba acitse amaguru we ntibizatuma umwanga ahubwo nicyo kituma umukunda cyane ya kuba ameze gutya akaba yariyakiye all know that bituma mukunda nese mugego namukundiye umusatsi bahogoshe se mvuga ze ko namukundiye wenda umubyibuho wananutse se kuba ameze gutya gusa kuba ameze gutya it's okay donc ibyo afite byose bituma urushaho kumukunda cyane sha uranyishe oya ntago nakwicara ubuza akantu kubisemo ubu kubisemo akantu kavuga ngo asifiwe ntazigera agira impungenge n'ubwoba bw'uko uzamuca inyuma ugiye kwishakira abafite amaguru afite amaguru se nabirenze mwese undi sinamukunze bahari wamurutishije bose cyane ubu ku isi ari kwibaza nakweza ko research mu Rwanda ku isi mu Rwanda ndeba abakobwa barimo nsanga bagira muri 51.6% hafi aho ndavuga ati muri no pourcentage y'abakobwa bose asifiwe ni utoranyije uramwiyegereye pesa ego ko nababyishimiye ariko afite igikobwa cyiza cyane ni mwiza kandi ndanamukunda Imana ishimwe cyane asifi ni ikihe kintu ukundira Xavier cyane kibanziriza ibindi umukundira byose nkuko Kristo dukundiye byose ariko icyo umukundira kurusha ibindi byose kibanziriza ibindi ni iki ikintu mukundira cyane kirenze yewe ni byinshi ariko cyane ikirengeje ku bindi byose nuko yamvugisha iyo ndi kuvugana nawe wamvugisha yaba ari kuri telefone yaba turi kumwe mbona nta burakara afite mbona nta burakara afite amugisha n'umutima mwiza nyine ngo biba biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye ariko kuba mvugisha n'umutima mwiza nako mvugiye kuzagira umutima mwiza ushobora kuba wakubitanye n'abantu bavuga nabi gusa akaba afite icyo gikomere ariko ibyo bikomere abantu benshi barabifite kandi byo muranaho murena igosha uzamwomore rwose yes Imana ishimwe cyane ako icyo ngicyo nayo nakibonye twamutindije kabisa yamaze amasaha 3 kuri kaburimbo nahenze ko ari buze kumbwira nawe ko ifite umutima mwiza nta satani yari afite Imana imumisha kandi mukomereze uwo mutima turimo tugana ku musozo rero mweretse abantu umushinga w'ubukwe kandi umushinga w'ubukwe ukurikirwa na gahunda yo kujya mu rukiko ukurikirwa na gahunda yo gusezerana imbere y'Imana ndetse na reception hanyuma ibintu Imana ikabiha umugisha ababyeyi bakabiha umugisha ndetse n'abavandimwe bagasinyaho bakavuga bati Imana irabikoze gahunda iteye gute kugira ngo abashaka amakote tuyashake abitegura twitegure hanyuma abantu kuri zaburi nshya ndabashimira Imana cyane yuko n'abantu batwerera baba hafi abageni babagira inama mu buryo bwose bugaragara ariko ibintu byateguwe neza gahunda mwayiteguye gute
gahunda yo irateguye irahari wenda ku bantu bari bwadukurikire sinzi wenda ngo baradukunda cyangwa baratwanga ariko nse ntago batwanga ni abantu beza dukurikije n'amakuru yabo twumva meza rero gahunda uko ipanze yo urabona itegura ry'ubukwe iyo barigoye cyane cyane nko ku ruhande rw'umusore abasabwa ibintu byinshi rimwe na rimwe hari umuntu afata umwanzuro decision burya abantu bayifata ni bakeya rero bisaba imyiteguro myinshi ugahomba igihe mu tuntu twinshi mu yandi magambo yumvikana ngewe abantu bo kuri zabu n'icya maze kubamenyera baba bakeneye detail ariko reka nzi gutanye utazimbwiye iyo umuntu ategura ubukwe hari ibyo ubusabwa gutunganya cyangwa gushaka ugomba gufata umwanya wabyo wo kubishaka ntekereza ko ari ibyo udafite urimo urashaka kugira ngo ubukwe buzabeho birahari byinshi cyane kandi byinshi cyane ni byinshi cyane hanyuma twitegure yuko gahunda y'ubukwe muzayitugeza ari uko byabonetse gahunda y'ubukwe uko iteye urabona ejo bundi kwari ukwerekanwa kuri 30 z'ukwa kane 30 z'ukwa kane gutekereza nabwo muzamuhari tuzajya kwerekanwa iwacu twerekanwa iwabo w'umukobwa hani ingoma zakwerekanwa iwacu Nyagatare Rukomo then ngo ni kuri 30 z'ukwa kane hanyuma mu kwa gatanu ngo bijya kuba mu mpera tuzaba dating tuzamenyesha ngo tuzagutegura kuzakora umurenge then kwa gatandatu mu ntangiro zaho tukemvita abantu kwa karindwi mariage ka murumva ko ibintu byabo biteguye neza hanyuma bitumenyesheje hakiri kare abantu bakunze asifiwe ariko kamabwira n'abantu batamukunda bafite abadayimoni uyu mukobwa ni igitangaza cy'Imana kigendera ubu burya akoramo Imana nanjye sindabishyikira neza ngo mbyumve byatumye benshi bamukunda n'abatari bamuzi ubu munsi bamumenye ntekereza yuko mutumenyesheje gahunda hakiri kare ku buryo abitegura gahunda y'ubukwe bari butangire bayitegure cyane ariko nagira ngo mbwira abakunzi baza buri nshya cyane cyane abazi uko ubukwe bugora mutangire mube hafi uyu musore rwose mumugira inama mubwira muti hashakishwe ibingibi hakiri kare bigenda gutya mumube hafi kugira ngo imyiteguro y'uko izagende neza ngira ngo uyu nundi muryango Imana iduhaye kuri zaburi kugira ngo tubabe hafi tubashyigikire hanyuma ubukwe buzataye kandi buzagende neza icyo nzi neza nuko asifiwe yatwibwire ko Imana yamubwiye ko izamukorera ubukwe bwiza kandi cyane kandi bihuje n'umugabo witwa Xavier uzi ko hari ikintu kimwe cyantangaje uzi ko hari amasezerano uhuje na asifiwe menshi cyane ku buryo mwese mwicaye hamwe mukayandika mwasanga asa nicaye n'umugore wanjye tutarabana akajya tuzwi Imana yambwiye ibingibi najya kura amasaha nanjye arabimbwiye twagana shanda bavuga nti niwe Imana yamaye ndumva ibintu byose bihuye ahubwo reka duhuze amasezerano hanyuma Imana ibikore neza hanyuma rero ndumva nifuza kwibariza asifiwe mu myiteguro y'ubukwe umukobwa nyine hari ibintu bimwe na bimwe ategura nawe hari ibyo abayifuza ku bantu hari ibyo abayifuza mu miryango hari ibyo abayifuza mu nshuti n'abavandimwe ese wowe utangiye ubukwe ibintu byose biri ku murongo ngira ngo dushire impungenge tunizere yuko ibyo Imana yavuze bizasohora nkuko yabivuze ntago nubwo dutangiye ubukwe ibintu byose biri ku murongo nuko bitekereza gusa yuko Imana ubwo duhaye urukundo n'ibindi zagenda bikora kandi ikoresheje abantu yaremye ntabwo ari uko biri ku murongo kandi ku ruhande rw'umukobwa umuntu bukeneye nawe kubona utuntu twiza mu rugo rwe kugira ngo nawe yishime yuko duhari ni byinshi ubwo rero urumva ntago wavuga ngo birahari nta bihari gusa twizeye ko Imana bivuganye natwe kandi n'abantu badukurikiye badukunda bazadushyigikira reka mubwire amatsiko mfite kuva navuka nubwa kabiri ngize amatsiko y'ikintu ngiye kukubwira amatsiko ya mbere nagize nayo ku mugore wanjye aya kabiri nayo kuri asifiwe uza amatsiko mfite ubukwe bwawe
mfite amatsiko yo kuzakubona wambaye ikanzu cya gikanzu kidebadeba kigenda cyagera hakurya ni ukuri kw'Imana mfite amatsiko yabyo ukuntu uzaba cyambaye kigenda cyagera hakurya iri iyo muragenda bakurimba ati uwo mwami akunze kubaha dore kunguku bazajya bamugenza ndayafite pe ndayafite rwose none uri watekereza ku ikanzu ko ariyo kanzu ko aricyo kintu cya mbere abageni batekerezaho iyo mbitekereje ku ikanzu hanyuma numva iyo kanzu izaba ari nziza gusa numva ko izaba ari nziza kubera ko nanayikoreye rega Brezil narayikoreye sereye Imana izahima narayikoreye ariko undi wigeze ukora ku byashinganye oya kirazira ntabyo nakoze uburyo mbona ukunditse ko mbona wagira ngo hari nk'igisore cyagushutse kikakunyuza ahantu gutya oya ntabwo byabaye narayikoreye umva ikanzu narayikoreye nzayambara nishimye abantu gusa bazambe hafi nanjye nzambara woweho nta mugore ugera pare ariko nawe na niko ndaba nawe uzaba uhari kugira ngo ukurikirane gahunda neza izaba imeze neza nanjye ngifitiye amatsiko mfite n'amatsiko yo kuzareba abantu bazaba bahari nubwo umugeni nyine hari ukuntu baba ngahumbika amaso ariko icyo gihe nzihangana ndebe abakunzi banjye abantu bambwira bati barankunda umunsi nzareba yes njyewe rero reka nisabira akantu kamwe Mana yanjye abantu umuntu wumva afite umwuka w'Imana uhagize umuntu ukorera umugisha kuri ASIFIWE kamushakira ubukanzu rwiza rwa mbere ruri mu makanzu ya mbere muri iki gihugu akazarukwambika rwiza ariko rwa rundi bavuga ngo rurahenze rukodesha umugabo rugasiba undi cyangwa rugura umugabo rugasiba undi akarugo bazagucomeka mukarwambara ukagenda nyine uvuga uti dore uko Imana yangiriye njyewe ndumva mbisabye mu izina rya Yesu abantu Imana yahaye amafaranga hagira umuntu utera namwe avuga ati njyewe nzagushakira ikanzu ihenze ushake iyo ari yose uzagenda uyishake ari uyambare kandi numva nizeye ko Imana izaguha igikanzu kiza ku buryo uzakikandagiramo cyo genda ibuze no gusaba Imana izaza n'ikivumbi cyinshi cyangwa izaza n'ikinuza n'icyondo abantu gikandagiramo gutya abantu bati kabisa iyi kanzu yarayikoreye ndabisabye mu izina rya Yesu ariko ubwo mise mfatiraho nsabye n'ikoti ryiza ntabwo ASIFIWE azajya kwambara igikanzu kiza ngo umugabo wabo yambaye ikoti rirango riciriritse amara urukoti rwiza ruturutse nko muri Itali n'ikinuza n'igikweta sinzi muri Itali bakora imyenda myiza ariko ukazagenda wambaye neza nyine mugahina mwambaye neza mu mutima mwakoreye Imana ariko niba nawe utarakoze ku byashimwa niba warabikozeho ntuzayibona mu izina rya Yesu usibye no kubikoraho baza no kubitekereza kandi y'Inyagatare bandahira mbona ab'Inyagatare ariko abana b'Imana ntabwo tubikinisha ntabwo gize kubaga oya wenda abantu batekereza ko abantu wenda bakina n'ibintu by'abana ariko bazagera hari ibyo nakiriye ntabwo nibuka ndabayeho mbese sheri wanjye nyine niho tuzapfundikira agaseke karacyapfundikiye iyi karacyapfundikiye ndacyari umusore utavangiye uzagapfundura ari uko Imana ibihaye umugisha ari uko Imana yabi blessings mbega ibintu byiza cyane ndumva nkomeje kugira amatsiko kandi namwe abakunzi bazabona icya muzareke rwose dufate imodoka tujye gushyikira aba bageni bacu mu izina rya Yesu turimo turasoza ndagira ngo dusabe ASIFIWE aduhe contact ze cyane cyane iziba kuri WhatsApp kugira ngo abantu b'Imana bifuza kubashyigikira bifuza kubaba hafi bifuza kubana namwe muri runo rugendo mutangiye bazabasha kukubana byoroshye hanyuma na Savie nawe aze kuduha contact ze kugira ngo ibintu byose bigende ku murongo neza ibintu by'Imana birinyereza murakoze contact zanjye ziri kuri WhatsApp ni 072 5 1 3 9 6 2 9
kanongere nzisubiremo 07 gatanu rimwe gatatu 9 gatandatu 29. hanyuma MTN 07 8 25 59 103. ongera nzisubiremo 07 8 25 59 amazina akaba ari amazina ni N.EGIDIE iyo yanditse ku byangombwa byose. hanyuma kasifiwe niko abantu benshi bazi ariko ku byangombwa ntago ryanditse ku byangombwa ariko nubundi habayeho agakosa ntibabishyiraho ariko ni naryo abantu benshi bazi cyane. hanyuma Xavier murakoze namba zanjye za phone zo nkoresha kuri WhatsApp 07 314 688 hanyuma amazina ni Xavier gira imbabazi ariko murabizi nyine buryo batangaga amarangamuntu kera yaga bikosamye icyo gihe nibwo nabikoresheje nyibaruzaho yari Severe gira imbabazi. yes ngira ngo mwabyumvishe ko ibintu bimeze. hanyuma tujye gufata umwanya wo gusenga Imana uko biri kose muri buze kudusengera Imana ariko mbere ko dusenga ndumva nifuza ko Xavier hari ijambo yigeze kukubwira ariko ari kubwira muri mwenyine no kuri telefone ari tugambo twiza ajya kubwira ariko ubu none ndumva nifuza ko ari akajambo keza yakubwira akabihamya imbere y'abantu nyine ku buryo nawe nuza kuburyamye uze gukurura uburyo yakubwiye utugambo twiza imbere y'abantu wongera wumve nyine urabyibushye uguwe neza. Xavier mfatira gutya hanyuma yindikira umwumvire utugambo twiza mfashe ariko serere reka numvireho nawe sheri rero icyiza kandi gihari nuko nzakubera umugabo mwiza kandi nzagukunda kuva uyu munsi kugeza igihe uzaba ushaje mfite amatsiko ko uzakubona uri agakecuru kanjye ndagukunda rero. murakoze. amen. hanyuma asigaye nawe agira akantu mubwishe hano mureba nanjye ndagukunda kandi numva umutima wanjye uzahora ugukunda kugeza Kristo agarutse kujyana itorero ry'ibyera. amen. murakoze. ndagira ngo rero Xavier dusengera Imana asabire umugisha abantu b'Imana badukurikiye abantu bazaba hafi y'umuntu arimo arategura ubukwe akenera inama z'abantu bakuru akenera ibitekerezo akenera abantu bamuba hafi ariko kandi akenera n'abantu bamutera inkunga y'ubushobozi bufatika kugira ngo ibintu bizagende neza kuko ubukwe ntabwo aba ari ubw'umuntu ku giti cye aba ari ubw'abantu bose. rero nagira ngo dusabire umugisha aba bantu hanyuma kandi nanone dusabire umugisha n'abantu bazabasengera kuko ubukwe burwanywa na Satani cyane ariko kandi twese nidufatikanyiriza hamwe ibintu bizagenda neza. karibu n'isengesho. Mana data twese mu izina rya Yesu tugushimiye akanya keza duhaye twagize ibihe byiza ari wowe biduhaye ndetse n'umwuka turi guhumeka twakoresheje wose ntabwo twawishyira n'ikiguzi twabona. turagushimiye rero kandi byinshi twaganiye tubinezerewe kubera weho waduhaye umwanya ngo tubikore. twaganiraga kuri iyi gahunda bene data bari badusuye bemeye kwitanga bakadukoresha ikiganiro tubasabiye umugisha ubaha umugisha kandi by'umwihariko dusabiye umugisha abantu bose bazadukurikirana ndetse abazatwitaho abazagira icyo bakora umwuka wera bakoresheje abo bose tubasabiye umugisha mbere kugira ngo mwami aho hose bazakura icyo bazakora cyose uzabaha umugisha. urakoze rero udufashe gusoza gahunda amahoro tujye kujya muri gahunda zitandukanye ugendane natwe ubane natwe kandi udushoboze muri byose tuzajya twizeye mu izina rya Yesu Kristo. amen.